Amahoro y'Imana yongere kubana namwe kandi mbahaye ikaze ku muyoboro wanyu wa YouTube, tukwibutsa ko niba uri mushya kuri uyu muyoboro, ni umuyoboro unyuzwaho ibibazo n'ibisubizo biba byaragiye bikorwa muri sisiteme ya Mifotra. Ariko gato turajya beyond iyi content tubakorera yo gushyiraho ibibazo n'ibisubizo bya examen zigiye zitandukanye. Aka kanya rero tugarutse gato cyane tuvuga ku ngingo irebana n'uko abanyeshuri bashoje amashuri yabo yisumbuye ejo kuwa gatanu hashize, ubwo amanota yabo yajyaga hanze. Bigaragara mu mibare neza ko ibihumbi 91 barengaho gato mu mashuri y'ubumenyingiro ariyo azwi nka TVET n'imyuga, ndetse n'amashuri asanzwe ariyo azwi nka social science na sciences. Aha hakoze ibihumbi birenga 91. Ariko igitangaje ni uko bamwe mu banyeshuri bakoze abasaga ibihumbi 22 birengaho ntabwo babashije kubona impamyabushobozi zabo. Aba rero bagirwa inama yo gusubira ku mashuri bigagaho kugira ngo bazamure inota fatizo, mu buryo bashobora kuzongera kwemererwa gukora ibizami bakaba babasha kubona inota fatizo. Iryo nota fatizo rero ryagendeweho mu mashuri asanzwe mu biga muri REB, hagendewe ku manota 50. Bivuze ko uri munsi y'amanota 50 nta diporome yahawe. Birumvikana neza ko mu mashuri y'ubumenyi ngiro ni 69. Bivuze ko rero munsi ya 69 bigoye cyane. Ariko dushobora kwibaza ngo amahirwe ari muri ibi bintu ni ayahe? Bavuga ko amahirwe ari uko mu myaka yashize habazwaga bimwe mu bigaragaza ko umunyeshuri yaba yaratsinze neza amasomo abiri kugira ngo abashe kujya muri kaminuza, yaba kaminuza yigenga cyangwa se no kwa purayingi, icyo kizwi nka loan application, imwe itangwa ku bufatanye na leta ku bana batsinze neza. Itandukaniro rero ni uko umuntu wese uzajya uba afite amanota 50 muri buri somo azajya ahita akomereza mu cyiciro gikurikiyeho muri kaminuza. Bivuze ko rero biratanga icyizere cy'uko nta muntu uzongera kubuzwa amahirwe runaka ngo ni uko atatsinze amasomo abiri y'ingenzi ku rwego rushimishije. Bivuze ko aka kanya amasomo yose birasa nkaho bayabaransinze. Iyo balanced iba iri hagati iragaragaza neza ko uwabashije kugira ayo manota azajya ahabwa amahirwe yo guhita ajya muri kaminuza, zaba izigenga cyangwa se iza leta. Ariko ikijyanye n'amanota ashingirwaho kugira ngo umukandida wasoje icyiciro cyisumbuye cy'amashuri yisumbuye abashe kujya muri kaminuza, ibyo munyumve neza, hano bisanzwe bizwi ko uwatsinze neza kurusha abandi niwe uhabwa inguzanyo. Ibyo bijyana na budget iba yarateguwe. Ubwo rero inota rizashingirwaho kugira ngo umunyeshuri ahabwe ikizwi nka buruse ya leta, iryo nota ntirirashyirwa hanze kuko bibanza kuganirwaho no kwigwaho. Ariko ibyo byose rero bikanyuzwa mu busabe bwo kuba umunyeshuri wujuje ibisabwa byagaragaje ari we ushobora gukora icyo twita nka loan application. Ubu buryo rero buzafasha uwo ari we wese nyuma y'uko
hamaze gutangazwa amanota fatizo yo kugira ngo ube wabasha guhabwa inguzanyo yo kwiga amashuri yisumbuye. Ariko mu bazi uburyo bwari busanzwe buriho bukora, byagusabaga byibuze kugira ngo wemererwe kaminuza iyo ari yo yose mu gihugu cy'u Rwanda, kuba ufite ikizwi nka two principal passes. Ubwo rero uyu munsi nta somo riruta irindi, biragusaba gutsinda ku kigero kiri hagati na hagati, ukabasha kubona amanota 50 nk'uko umuyobozi mukuru wa NESA abisobanura mu buryo bugaragaza ko buri munyeshuri wese mu masomo yitagaho cyangwa se yigaga yahawe uburemere bungana mu buryo bwose bushoboka. Ibyo rero birafasha REB kuba ifatanyije na NESA hari icyagenderwaho nk'igipimo cyiza, kaminuza zigiye zitandukanye zikakira abanyeshuri. Ariko mu mibare yagiye igaragazwa cyane, bigaragaza ko icyatumye wenda hasa nk'aho imibare yiyongereye kugeza ku bihumbi 22, byagaragaye ko hari ikibazo cyihariye cyagiye gikunda kuboneka cyane cyane mu masayansi, aho bavuga ko ururimi rw'icyongereza ruri hasi cyane. Ibyo bishobora gutuma umunyeshuri ashobora agatsindwa isomo ry'imibare kubera ko atari kubasha gusoma ikibazo ngo acyumve, nyamara akaba yari afite ubwo bumenyi bwo kuba yasubiza ibisubizo bikenewe kandi byari bimwitezweho. Ariko kubera urwego icyongereza cye kiriho mu bijyanye no kumva, gusoma ibyo areba akabyumva, bagaragaza nk'impungenge. Ariho hakomojwe ku kuba sitati nshya yihariye ya mwarimu igenga umwarimu, bakaba ariyo mpamvu byakomojweho bakanashyiramo ko umwarimu uwo ari we wese wigisha mu mashuri ya leta, ubwo sinzi n'abandi wenda, arazajya akorerwa igisa n'isuzuma buri myaka 3 ry'icyongereza. Ubu buryo rero buzakorwa mu buryo butandukanye bufasha gusuzuma neza niba koko umwarimu uri mu mwuga w'uburezi uri gukorera igihugu ashobora kuba yabasha gutanga ireme ry'uburezi binyuze mu kuba nawe ubwe azi gukoresha icyongereza kandi neza. Banasoza bavuga ko iri suzuma rizajya ritangwa rimwe buri myaka 3, ariko ingaruka zo zibirimo ni uko bagaragaza ko umwarimu uzatsindwa iri suzuma akabasha gutsindwa inshuro 2 zikurikiranye, uwo nguwo azajya yirukanwa mu kazi yakoraga nta mpaka. Iri ni itegeko ryasohowe ku itariki 14 ariko ryagaragaye neza cyane ku itariki 15, ariko rirahari, rirasobanutse. Abashaka kurisoma rero murajya muri sitati nshya yihariye ya mwarimu, byinjijwemo ubu buryo bwo kwasesinga abarezi kugira ngo habashe kuzamurwa umubare w'abanyeshuri babasha gutsinda neza, kubera ko sisiteme dukoresha mu Rwanda ikoresha ururimi rw'icyongereza. Ibyo rero birumvikana ko ari ngombwa kugira ngo bikorwe kandi neza. Bamara impungenge rero ko umuntu uzabishyiraho umutima agakora cyane akiyumvamo ururimi rw'icyongereza nk'uko ari rwo rumugaburira cyangwa se rushobora kuzamura ireme ry'uburezi rikagera ku rwego rushimishije.
bagaragaza ko nta ngaruka bizamugiraho, ariko igihe habayeho gutsindwa ingaruka zo zirahari, zaragaragajwe. Ubwo rero nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana ibiganiro byacu, tubibutsa ko muri iyi minsi turi gukusanyiriza hamwe ibyo kubaha nka documents zigenda zikenerwa kugira ngo turusheho kwitegura neza. Nkwibutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, urareba munsi ya video yawe, ureba ahantu handitse ijambo subscribe, urikandeho, ukande no kukazogera gahinduke umukara, kugira ngo amasomo yacu acishwa hano ntihakagire na rimwe rigucika, kandi uri kwiyungura ubumenyi bushobora kuzagufasha. Reka mbabwire ngo rero, amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom, ndabakunda.